Njya kwifuriza ikaze abakunzi ba channel yacu mbasuhuza aho baherereye hose. Njya kwifuriza ibihe byiza n'umugoroba mwiza. Nagarutse ko tuganira iminota itari myinshi cyane. Ngarutse ngo turebe ku cyo bita ijambo barter trade. Tuye kuganira iminota mike cyane ku ijambo bita barter trade. Barter trade ni ijambo ry'icyongereza mu Kinyarwanda risobanuye icyo bita ubucuruzi. Ubucuruzi ariko bukorwa mu yindi system cyangwa se mu bundi buryo, ni nabyo bise barter system. Barter system ni ubucuruzi bwabagaho mu Rwanda. Tujye kureba uko bwakorwaga n'icyo uko bwakorwaga n'icyo bifashishaga kugira ngo ubu ubucuruzi bugende neza. Inshuti bakunze Isange TV bifurije ikaze. Barter trade ni ubucuruzi bwakorwaga mu Rwanda mu gihe cya kera. Ni ubucuruzi harimo kuguranisha ibicuruzwa ndetse n'ibindi bicuruzwa, hase ko ari kugurana n'undi bicuruzwa. Kera mu gihe cy'ubucuruzi nta cyitwa amafaranga yabagaho, ahubwo habagaho kugira ute kuguranisha ibicuruzwa ibindi. Tuvuge niba umuntu yarashakaga ibirayi afite ibishyimbo, yaragendaga akabiguranisha, nta cyitwa amafaranga cyabagaho. Niba yarashakaga icyo bita ibirayi byajyanye ibishyimbo, yagombaga kuguranisha bakanganyisha bakareba ukuntu bagurana ibishyimbo n'ibirayi. Bashaka amashaza bakajyana icyo bita bashaka amashaza ufite icyo bita ingano ukajyana bakaguranisha. Nuko byaga bimeze. Ni nacyo mu Cyongereza bitaga nyine ngo ni exchange of goods for other goods. Ubu ni ubucuruzi nyine bwa kera bwabagaho hagambiriwe kuguranishwa ibicuruzwa, kuko icyitwa amafaranga ntabwo cyabagaho. Ibi ngibi nyine byari bishingiye ku cyo bita kuguranisha. Byo kuguranisha icyo bita umusaruro ukomoka ku buhinzi ndetse n'amatungo, yewe harimo n'icyo bita ibyakozwe mu bukorikori cyangwa se n'ibyagiye bikorwa n'abantu. Ni ibintu bijyanye n'ibicuruzwa byakorwaga ariko n'abantu. Urugero bavuga nk'imitemeri, ibyibo n'ibindi, kandi nabyo byaraguranishwaga. Niba warabishakaga watangaga icyo bita nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi kugira ngo ubone ibyibo, nta mafaranga yakoreshwagamo. Icyo gihe ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari icyo bita Abanyarwanda bo ubwabo nibo bageraga gute, nibo bakoraga biriya bicuruzwa abo ubwabo. Bango abantu bakoraga buriya bucuruzi harimo icyo bita Ankole, hakazamo Burundi, hakazamo Buganda, hakazamo Bushi ndetse na Karagwe. Bariya bakaba ari izo kingdoms cyangwa se ubu kingdoms twavuga nk'icyo bita ubwami nyine ziriya leta cyangwa se buriya bwami bwa biriya bihugu, abyo bitaga icyo bita Ankole, nicyo bita Burundi, nicyo bita Buganda, nicyo bita Bushi ndetse na Karagwe. Nibo bakoreshwaga muri cyangwa se bakoraga buriya bucuruzi hagati yabo. Mu Rwanda habaga n'icyo bita ubugeni n'ubukorikori. Bavuga ngo ubugeni n'ubukorikori bwari igikorwa cy'ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda, kuko ibintu byinshi byaturukaga mu cyo bita ubugeni n'ubukorikori. Bakuragamo ibikoresho bitandukanye bari bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twavugamo nk'urugero, bagiraga gute, barabohaga bakabonamo imyenda. Muri iyo myenda harimo
habaga harimo imyenda abami bambaraga yabaga ikozwe mu ruhu rw'inyamaswa bitaga icyo bita ingwe ndetse intare n'intare. Bivuga ngo abami bakunda kwambara iriya myenda ikozwe mu cyo bita mu ruhu rw'ingwe ndetse n'intare. Ngo abantu basanzwe bambaraga imyenda ikozwe mu cyo bita mu mpu z'inka ndetse n'iz'intama. Hakaza n'indi myenda bambaraga yakomokaga ku bijyanye n'icyo bita ibiti, aribyo ibiti bitaga umuvumu. Ibi nabyo bikaba byarakorwagamo imyenda yambarwaga n'abantu. Urumva ko ibyo bintu nabyo byabaga ari ibintu by'ubukorikori cyane, kuko iyo myenda urumva yavaga mu cyo bita ubukorikori. Kandi nanone abanyarwanda banakoraga icyo bita spears cyangwa se amacumu n'imyambi, icyo bita inkweto yewe n'amashoka, inkota n'icyo bita inyundo, ibyuma. Ibintu byose byakorwaga n'abanyarwanda cyangwa se muri buriya ubugeni n'ubukorikori. Abanyarwanda nibo babyikoreraga, nyine bakoraga amacumu, imyambi, icyo bita amasuka, icyo bita amasuka, hanyuma amashoka, inkota, inyundo n'ibyuma. Kandi nanone hari n'ibicuruzwa cyangwa se hari ibindi bintu bakoraga mu cyo bita ibiti, nk'icyo wakwita bowl cyangwa se imbehe, akazo bita morta, isekuru. Hari icyo nanone hari n'icyo bitaga umuvure, amata, icyo bita milk pot cyangwa se babaga ari icyo bita ibicuba, hakaza cyangwa se ibyansi, hakazaga n'icyo bita ibiyiko. Byose byakorwaga mu cyo bita ibiti. Kandi nanone banakoraga icyo bita utwibo cyangwa se ibyibo, bikaba byarabohaga cyangwa se byarakorwaga n'abagore, aho babikoreshaga mu bintu bitandukanye, nk'aho batwaragamo icyo bita millet cyangwa se batwaragamo icyo bita uburo, cyangwa se urumafu. Hazaga n'icyo bita papers, urufunzo, ndetse n'icyo bita ibirere. Byose bikaba byarakorwaga ibicuruzwa bitandukanye. Ifite abakunzi ba Isange TV rero ngira ngo ikiganiro cyacu tuba tugisubikiye aha ngaha, tuzakomeza ubutaha tureba n'ibindi byose byagendaga bikorwa muri kiriya gihe. Mukomeze mugire umugoroba mwiza.